urebye amavuta y'ibihumbi 25 uyikoreye ku giti cyawe n'ibihumbi 10 ntabwo ashobora kugeramo, kandi ibyo bakoresheje nibyo ngiye kukwereka. Nagiye ngerageza, nasanze nayo nigeze kugura 25 yo mu mutwe, nasanze ari uku bayategura. Fata umwanzuro wo kujya nyikorera. Dore rero nyashyize muri rya cupa, ntabwo ari njyenyine ariko ari wowe. Aratubuka hano ku mubiri hasi, ntabwo ndi kuhareba ariko ujye usiga ku mubiri hano gutya, uba ariho usigamo ku mubiri, nuko ni n'intuza nini, navuga ngo harimo na vitamine. Hanyuma ngiye kubabwira, nge nagiye gutanga 200,000, natanze 200,000 ahantu bagomba kunkorera umusatsi inshuro 10, hajya muri salo bakanshyiramo vitamine, mbese bakawurera. Mureke mbabwire, nageze ku inshuro ya 8, nibikunda ndaza gushyiraho ifoto y'icyo gihe mu mutwe. Nageze ku nshuro ya 8, umusatsi wanjye uhita umera, Yesu we, wahise umera nk'uwo bogoshe, urapfa uba nabi, kandi wumva ayo mafaranga ni natanze. Nahise mbabara, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turi mu gikoni mwabibonye, hanyuma ntabwo nkijya mu gikoni kuko ngiye guteka gusa, nsigaye ngenda mbereka ibintu bitandukanye. Hanyuma uyu munsi abantu bagiye bambaza ngo Mama Sharirene tubwire wisiga yahe mavuta mu mutwe ushyiramo iki, yebaba we. Gusubiza umuntu umwe rero biba bigoye, niyo mpamvu ntacyo bitwaye, buraba bikeneye ni benshi, kandi nge ntabwo nshobora kukubwira ibintu ntafitiye amakuru. Impamvu ngiye kukubwira aya mavuta, mureke mbabwire, mu bantu bazengerejwe bajya gushaka amavuta, nanjye mbamo kandi ndayabura. Nashatse amavuta ya naturere imyaka itari mikeya, kuko natangiye gutereka umusatsi kera bigeze aho ndawogosha. Hanyuma ntangiye kongera gutereka umusatsi, ntago nari nzi ko hari amavuta usiga mu mutwe ukagira ngo bakogoshe. Hari amavuta usiga mu mutwe agahita atsindagira umusatsi ukagira ngo bakunyujijemo mukasi. Rero naragiye nkabwira umuntu ushakira amavuta meza yo mu mutwe, akama amavuta nayasigamo bikanga, nkajya ahandi bakaba amavuta nabonye agerageza yambereye meza, ni amavuta bikorera. Ayo mavuta bikorera rero iyo ugiye kuyagura usanga ahenda. Hari nandi nabonye bakora muri ubu buryo natwe dukoramo, nubwo bo bayashyira muri mashini bikagenda gute, natwe turayishyira muri mashini yacu nta kundi. Ayo mavuta hari ayo nagiye kugura, nyagura 25,000. Urebye amavuta y'ibihumbi 25 uyikoreye ku giti cyawe n'ibihumbi 10 ntabwo ashobora kugeramo, kandi ibyo bakoresheje nibyo ngiye kukwereka. Hanyuma ndashaka kukwereka mu bisanzwe amavuta asiga mu musatsi wanjye, ngira umusatsi wa naturere. Turakenera teyi, izi ni teyi nazanye. Hanyuma amavuta ya olive oil, hanyuma icupa, ariko icupa rimeneka. Hacyo utazagira icupa ry'iplastike, icupa ariko mbese muri make icupa ry'ikirahure kugira ngo byumvikane. Icupa ry'ikirahure. Harakenerwa na gloves, nimba ari gloves simbizi, ariko muratuzi tuno tubuto, muratuzi, musanzwe mutuzi, nazo ziri bukenerwe. Hanyuma impamvu turi bukoreshe iri cupa nuko iri cupa turi buritereke mu isafuriya irimo amazi, turashyiramo n'aka gasume mubona,
nta kindi kintu gakora. Ubwo nyine ndabibereka. Harakenerwa n'agasume si agatambaro, harakenerwa aka gasume, hakenerwe icupa rimeneka ry'ikirahure, hakenerwe amavuta ya olive oil, hakenerwe teyi, hanyuma na glove. Hanyuma glove turazisekura mu gasekuru. Nimba ufite ahandi wazisekurira zikameneka nta kibazo. Ubu rero izirimo hano twazisekuye, dore ko zimeze. Hanyuma twatangiye. Izi ntuza ni ukuzikata, nazikase, genda uzinyuzamo icyuma gutya rwose. Nabitunganyije, nasekuye glove, ndangije n'izi teyi ndazisekura. Dore rero ngiye kuzishyira muri rya cupa. Aya ni amavuta meza kuko niyo nkoresha, kandi mu mavuta yose nagiye ngerageza, nasanze nayo nigeze kugura 25,000 yo mu mutwe, nasanze ari uku bayategura. Mfata umwanzuro wo kujya nyikorera. Dore rero nyashyize muri rya cupa. Hanyuma n'izi za glove zirasekuye, dore n'ifu. Kuzisekura biraguhorana ariko birakunda. Dore nazo ngiye kuzishyiramo hano. Yego, sorry gatoya. Mwabibonye, ahantu hose wabona wazisekura nta kibazo. Hanyuma tugiye gushyiramo amavuta, ariko ngiye kubanza nzana isafuriya. Nabanje gucanira amazi. Iyi ni isafuriya n'umupfundikizo wayo mwayibonye. Nabanje gushyushya amazi, ushatse wanabishyiramo ari mabisi. Hanyuma dore aka kantuza, ariko ndumva kamera yaza noneho mukabireba neza, bakayegereza hano. Ko bino byo ni ukubireba neza. Ngiyi ntikamo bisanzwe. Aka gasume nta kindi kamara, dore mwabibonye. Hanyuma dore rya cupa ririmo glove na ya ntuza yindi twakase, dore nabiteretsemo. Hanyuma ngiye guhita nsukamo amavuta ya olive muri iri cupa. Sina ngombwa ko wenda nsuka nteretsemo, naho nasukira hano ntacyo. Amavuta rero kuko ntayakoresha njyenyine, nkora menshi. Ntabwo ari njyenyine, ariko ari wowe aratubuka. Aya arashize, ngiye kuzana ayandi, kubera ko aya mavuta bitewe n'ukuntu tuyakenera cyane, mba mfite amavuta menshi. Reka ndekera aya wenda. Hanyuma ngiye gufata agakanya mbivange. Nabibonye. Ni soza, mwabibonye ukuntu bisa. Ko bisa, mwabibonye. Noneho ngiye kubipfundikira, ntereke hano. Nabibereke neza. Abonye hano nateretse. Ngiye kuzana amazi, wakiramo akonje cyangwa ashyushye. Ngiye nakoresheje ashyushye ko nagira ngo bishye vuba. Ugenda usuka gutya, ukagira amazi agarukiyeho amavuta agarukiye nyine. Hanyuma warangiza ugapfundikira ukabiteka. Icyitonderwa ntarabikora. Aya mazi ntago ariyo agomba kubira. Urabicanira kugeza ubwo aya mavuta ashyuha, ugasanga byahindutse, ibara ryahindutse muri make. Yego, tugiye gutereka kuri kwiziniyeri rero. Yego, dore
bereka icupa neza ukuntu ririmo ari bubire amazi. Aya mavuta aragenda ashyuha na biriya birimo imbere, hanyuma bishye byivange. Yego sawa, reka turindire rero hanyuma bishye nyine turagenda tureba. Hanyuma murabona ukuntu birimo biratogota. Uko bigenda bitogota rero ni nako bigenda bishyamo imbere, ariko ntago rwose igihe cyo gushya kiragera. Gomba gushya kugeza ubwo mbona amavuta mu imbere arimo arahinduka nayo yikaraga nk'ayari kubira. Dukomeze turindire. Ibintu biba bishyushye cyane rero, gukora kureba uruntu rukomeye. Yesu mwami, ukuntu gishyushye. Nze ndebe. Yes, ntago birashya, ariko ndaje nyuzemo akantu. Ntago birashya rwose. Katwe turetse utungane neza. Uko biri kose byatunganye, reka mbanze nzimye ku izimyeri. Urabona koko byahiye dore. Hanyuma ngewe ndakomeza mbipfundikire, mbigumishe no muri aya mazi, bigende bikomeze bishyuhe, bigende bikomeze bimere neza. Reka nze mbereke ibyo nari imaze. Ibi ngibi nibyo ni ibyashiraga nakoze. Dore ukuntu biba bimeze. Ngewe rero ntago nyayungurura. Kuyayungurura ntacyo, kubiyungurura ntacyo, kwisiga amavuta yonyine. Ariko nge ntago mbiyungurura, mba nshaka yuko bikomeza bigakora, kuko nta nicyo biba bintwaye. Kuko mu mutwe naho wasigamo n'ibi biba bisa gutya by'udutirimi, ntacyo bitwara. Hanyuma ikindi wenda soza, mbese muri make uko bimeze nuko n'ibi byatsi ushatse wayayungururira mu kandi gacupa kajya uyisiga ntacyo, ariko naho wabigumisha gutya nta kintu bitwara. Hanyuma rero mu gusoza akantu gatoya, urabona ukuntu naciye umurongo, nubwo ntari kubona, ntari no mu ndererwamo, ukuntu naciye uyu murongo. Nujya gusiga amavuta ujye usiga hano ku mubiri hasi, hano ku mubiri hasi, ntago ndi kuhareba, ariko ujye usiga ku mubiri hano gutya, uba ariho usigamo ku mubiri. Yego, hasi uruhu rwawe rw'umusatsi ntirukume, ntirugakanyarare, ujye usigamo hasi. Sigamo hasi. Numara gusigamo hasi, ugende utsirima
utsirima gutya ku musatsi hasi ku ruhu aho umusatsi utereye, ugende kugira ngo amavuta ajyemo. Aya mavuta ni amavuta yo kwisiga umusatsi wawe ukamera neza. Hanyuma ikindi ni uko ni n'intuza, navuga ngo harimo na vitamine. Hanyuma ngiye kubabwira, wenda bino sinari nabiteganyije kuko nta mwanya mbifitiye, nzabibereka ubutaha ntari mu gikoni. Uyu musatsi ntabwo nari nabipanze ariko reka mbikore ntacyo. Umusatsi wanjye ngiye kubabwira ngo ntabwo nabazanira amakuru y'ibintu ntizeye cyangwa y'ibintu ntazi. Nge nagiye gutanga 200,000, natanze 200,000 ahantu bagomba kunkorera umusatsi ishuri 10. Hajya muri salo bakanshyiramo vitamine, mbese bakawurira. Mureke mbabwire, nageze ku ishuro ya 8. Nibikunda ndaza gushyiraho ifoto y'icyo gihe mu mutwe. Nageze ku nshuro ya 8, umusatsi wanjye uhita umera, Yesu we, wahise umera nk'uwo bogoshe, urapfa uba nabi, kandi wumva ayo mafaranga nari natanze. Nahise mbabara ndeba amafaranga natanze n'imbaraga nakoresheje. Hamwe abana bambwiraga ngo ese mama, ngo umusatsi wawe kugenda upfa wabaye iki? Nzabereka uko mu mutwe wanjye hari hameze, kandi ibyo si ibya kera. Nahise rero njya ku mumama umwe akorera i Nyamirambo mu marembo ya stade, neza hari ahantu hahoze nimba ari Wasake ku gayitaje gahari kuri iyo saro. Amarembo ya stade aho binjirira do birateganye, hari akayetaje gutya biteganye kariho inuza. Ndaza no kubaha nimero ze. Nahagiye ndikurira kuko yajyaga nawe nkorera kera. Ubwo rero ngo nanjye nagutse ngo nagiye ahandi hantu ngo muri VIP, ibaza ahantu natanze 200,000 byanjye byo kugira ngo bankorere umusatsi. Naragigira ngo banyogosha, uragenda uba nabi, uragenda uracika. Noneho kuri uwo mumama ubu ngubu amaze kunkorera ishuro 4. Amaze gukora mu mutwe wanjye ishuro 4. Ngenda rimwe mu kwezi, njyayo rimwe mu kwezi, akanshyiramo vitamini. Hanyuma ibindi ndabyikorera mu rugo, ariko buriya muri salo hagira umumaro. Nge sinashobora kwita ku musatsi njyenyine, baramfuriramo na shapo nziza, barangiza bakanshyiramo vitamini. Buri kwezi shyiramo vitamini. Umusatsi wanjye rero ubu urimo urazuka. Uyu mumama iyo tuza iyo nza kuba ari we nayahaye, umusatsi wanjye uba warakuze cyane, ariko n'uyu nta kintu ntwaye, nta n'umuntu wantumye umusatsi. Ariko rero wowe umbaza, tubwira aho ukoreshereza umusatsi mu masharene, ufite naturere nziza kandi yoroshye, kandi rwose ntago umusatsi wanjye nta kindi kintu usibye kuwushyiramo vitamini. Noneho nzanabereka vitamini nikorera. Ushobora kugira ngo uradefirije, ariko ni naturere yanjye. Noneho urebe uburyo woroshyemo. Ubu rero kuba ntangiye kongera kuwutereka mu minsi iri imbere, uraba ari mwinshi kurushaho. Kandi icy'ingenzi ni uko mbasha kugusokoza nkagenda nta muntu wigeze antuma umusatsi. Nge niyo nateze igitambaro mba ngomba gutega umusatsi wanjye umeze neza. Ngayo nguko rero. Hanyuma nzakwerekana vitamini z'umusatsi zitari iz'amazi, ikoze mu bindi bintu, nabyo nzabibereka. Rero Imana ibaha umugisha. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share, comment. Nzabereka n'ibindi. Nzabereka ukuntu ibintu ushaka gukoresha mu menyo ukagira amenyo meza asa umweru. Nzakubwira ukuntu uzajya ubigenza utazajya unuka mu kanwa naho wabavuye mu rugo wibrosheje. Urabizi ko bigira nkasanga kukakaza. Si byiza kuganira n'abantu bafashe ku mazuru. Ibintu byiza nkora mu buzima nzajya nawe mbikwereka. Rero ibi nkubwiye ni ibintu nirebeye, ni ibintu nizeye. Aya mavuta niyo nkoresha. Muri iyo salo niho banzuriye umusatsi, mbona ko wazutse kandi igihe ishuro 4 zonyine. Ubwo rero namwe muzigeragereze, ndaza kubashyiriraho
nimero z'uwo mubyeyi muzamuhamagare namwe abafashe. Imana nibaho umugisha.